Inshuti mukurikiranye ibiganiro rero kuri Action TV tubanje kubaramutsa aho muri hose nimugira amahoro. Muri uyu munsi rero ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2024 twatembereye mu giturage cya Mugina, twatembereye ku giturage cya Mugina, turimo kugenda nyine duhura n'abantu ba hirya no hino, ariko intero ni yayindi turimo kubaza duti mbese mu myaka 30 abantu bamaze bibohoje, mu myaka 30 ubuyobozi bwiza buyobowe na nyakubahwa Paul Kagame bumaze kugeza ku banyarwanda, imyaka 30 abantu babubonye mwiki. Akaba ariyo mpamvu rero turi kumwe n'umusaza aho twari turimo dutembera, tumusanze yahira ubwatsi bw'inka ye, twagira mbere na mbere twibwire hanyuma tugirana akaganiro gatoya. Muze muri aho murakomeye? Ndaho rwose. Imana ishimwe. Tugusanze hano wahira ubwatsi bw'inka zawe, ufite inka? Mfite inka, gira inka bampaye. Nigira inka baguhaye? Wayihawe nandera? Ndayihawe rwose na Kagame wayohereje, bahita bavuga bati mwiheze kere ntiva mu nda. Bayiheze kere ntiva mu nda. Urumva yuko icyo ni igikorwa abantu bagobye kwishimira, bakavuga bati umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame yatanze inka yagira inka, umusaza Ezekiel rero niwe turi kumwe. Mwari muraho ariko murakomeye uretse n'ibyo ngibyo? Ikibazo turaho, turashima Imana kuko tugihumeka, kandi ikindi cya kabiri turarya, turahinga tukeza, nta kibazo kindi mbese dufite hagati aho ngaho, tuyoborwa n'umubyeyi wacu Kagame. Tuyoborwa n'umubyeyi wacu Kagame. None nk'ubu ngubu mw'imyaka 30 urumva ko we wagize n'amahirwe umubyeyi w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame yaguha inka, ibyiza yakugejejeho cyangwa se umaze kwigezaho, imaze kukugezaho ni ibihe cyangwa se wumva izakugezaho? Ibyiza izagezaho kugeza ubu ntirima ngo mbone ikiyivuyemo, ariko hagati aha ngaha ndumva ibyiza izagezaho nuko n'uyu munsi nyifashe neza kandi ikazangirira agaciro n'umuryango wanjye. Umusaza harya mwatuwe ngo mwitwa Ezekiel. Umusaza ati inka umukuru w'igihugu yagiye aha abanyarwanda muri rusange nawe yamugezeho, ati ibyo byose ntago irageze igihe wenda cyo gutanga umusaruro w'amata, niko twavuga. Ariko hareka kandi kamaro ubungu ibyo byose nibiri mu rugo, hari akandi kamaro imaze wenda mu byerekeranye n'ubuhinzi, akandi kamaro nk'ubu ngubu n'ibitarabya, ariko wenda iguhana agafumbire ugahinga cyane rwose. Ifumbire ndayibona kandi ngahinga kandi nkeza mukeza. Byaragaragaye ko no mu minsi rero itambutse abanyarwanda muri rusange, guverinoma y'u Rwanda yavuze iti abantu bagende bajya ahantu hose bashoboye guhinga, bahinge, batera imyumbati, batera ibishyimbo, batera ibigori. Urumva yuko mw'imwaka ibyo byose Uwiteka yaratanze, hari n'ibihe byiza mwarejeje nta kibazo? Narejeje rwose nta kibazo kindi, ibintunga birahari, n'ibishobora gutunga n'abandi ku isoko nk'ibigori, ibyo rwose nabyo nta kibazo, nabyo ndagemura. Nabyo muragemura? Mbese ni ukuvuga ngo mwifashishije iyo fumbire mwahawe itangwa n'iyo nka mwahawe muri gira inka, mwashoboye kweza rwose ubu ngubu nta nzara mu rugo? Ntayo mu rugo rwose, sinajya kuvuga ngo hari inzara kuko nzasagurira n'isoko, kandi nanjye mbeho, nta kibazo kindi rwose kiri hagati yacu. Nta kibazo kindi. None se nk'ubu ngubu uramutse uhuye n'umubyeyi nyakubahwa Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, wamushimira ute cyangwa wamuha ubutumwa buhe bitewe n'ibyo umaze kugeraho n'amahoro dufite, nuko umuntu asigaye aryama agasinzira? Ubutumwa bwabo buhe buramugeraho? Rwose umutashe cyane, kuko jewe ubutumwa nakubwira wagenda ukanabivuga cyangwa se yenda ukaba uri kubivuga byumvikana. Kagame ni umubyeyi wacu, kandi Kagame n'uyu munsi twaramutoye, tuzamutora 100%. Yatugiriye neza, ntarobanura, ntawaheza, kandi abasaza bafashe neza. Ibyo rero turamushimira. Abasaza bafashe neza. Urumva ko umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Paul Kagame ari uwo gushimirwa? Agomba gushimirwa 100%. 100%. Nuko mbese ngo kuri wa munsi tariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024 ubanza warayibabwiye? Turayizi. Iyo tariki turayizi rwose, iri ku mitima yacu, nta mpamvu n'imwe, nta n'udukoma imbere, tuzamutora 100%. Rero twaranamutoye. Muze murakoze rero, ubwo kara akaganiro gato nyine tugiranye kuri imyaka, ni urugendo rurerure ariko n'uri turacyarukora. Mukomeza nyine mukore nyine, navuga nti tubasanze ahantu mwarimo mwahira nyine ubwatsi bw'inka,
biragaragara yuko nyine n'ubundi mwari muri mu kazi ibyo byose ahangaha muri nyine urabona ko ni ahantu ubona ko hari ubuhinzi nyine n'ubundi bw'imyumbati, urabona ko hari ubuhinzi abantu batangiye bagenda batera ibintu byose urugendo ruracyari rurerure ariko uko byakagenda kose igihugu kiratoshye, abantu barubaka, ibikorwa bigaragarira buri wese rwose ko igihugu cy'u Rwanda ubu ngubu kiratoshye. Muri makeya igihugu cy'u Rwanda kiratoshye, abantu barabivuga abandi bakabisubira. Amazu meza mu cyaro basigaye bayubaka, amazu meza rwose mu cyaro basigaye bayubaka, za moto, ibinyabiziga birimo bigendagenda, abantu babatembera bari mu mirimo yabo uko bukeye n'uko bwije. Mbese icyo twasaba ni uko abanyarwanda muri rusange amahoro nyine bakomeza bakagira amahoro, umunezero, bagafatanya n'umukuru w'igihugu kuza kubakira u Rwanda, kuko n'uri igihugu abavuga ati igihugu ni icyacu, igihugu ni icy'abanyarwanda, nta muntu wakiduhezamo. Muze murakoze rero, umugoroba muhire. Namwe murakoze kubona mungezaho ayo makuru mukayambaza, ndumva nezerewe. Iyi ni Action TV rero, inshuti mwari mukurikira ikiganiro kuri Action TV. Cyari ikiganiro twari turimo tugira n'umusaza witwa Ezekiel, aho twari tumusanze yiyahirira ubwatsi bw'inka. Mwumvisha yuko yabonye Girinka, aravuga ati wayimuhaye ntago yabura kumushimira. Ubwo ngubwo naho ubutaha, murakoze.